Trading ni umwuga cyangwa se ni career ibamo setback nyinshi cyane. Ushaka kumara igihe kinini urimo urawininga ariko discipline ukayibura, kuko ni business ikenera discipline cyane, ikenera kumanaginga risk cyane. Mwiriwe neza guys, ni Neji nk'ibisanzwe. Uno munsi tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo ese Forex trading wayikora yonyine, ese Forex trading wayivanga n'akazi kawe. Ikintu cyo nakubwira cyo, Forex trading ni professional nk'izindi, ariko mu gihe ugitangira, mu gihe uri mu beginners, mu gihe ugitangira Forex trading cyangwa se umwuga wa Forex trading, wabanza ukawiga, ukawuhuza n'akazi kawe ka buri munsi, ukayifata nka side hustle, ukazajya uyikora mu gihe utari mu kazi cyangwa se mu gihe cyo kuruhuka, ukiga mu masaha cyangwa se mu minsi itari y'akazi. Ubwo ni muri weekend, ugafata umwanya wawe ugasoma, ugasubiramo, ukanaliza market, ugakora back testing, ugahera kuri demo, ukabanza ukayimetiriza. Noneho sasa wamara kumetiriza ukabanza ugatangira gukora amafaranga. Noneho rero mu kintu cyose cyangwa se hari amategeko menshi atandukanye mu gihe ushaka kurivinga akazi kawe, ushaka kuva mu kazi kawe. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ubanza kumenya ko ufite cyangwa se ukorera amafaranga akubye kabiri cyangwa gatatu y'amafaranga wakoreraga mu kazi kawe gasanzwe. Urugero, nimba wakoraga 500 ku kwezi, wari ufite umushahara wa 500 ku kwezi, ubwo muri Forex trading cyangwa se mu wundi mwuga wakora wose, yaba ari undi mwuga ushaka kurivinga akazi kawe, nuko bisaba ko uba ugomba kuba ukorera cyangwa se ubona ubwikube kabiri cyangwa se birenze by'amafaranga winjiza ku kwezi. Ubwo ushaka kuba winjiza hagati hejuru ya miliyoni kuzamura. Ubwo nibwo wavuga ati okay, noneho sasa reka nshaka guhita mfata cyangwa se nimura attention yanjye nkayishyira kuri bino bintu cyangwa se kuri no side hustle nkora. Nimba wenda uri mu content creator cyangwa se ufite business ushaka gukora ku ruhande, no kubona hari ikuntu isa nkaho ikugaburira kurusha akazi urusanzwe ukora, nibwo wahita ati bye boss, reka focusinge kuri ibi bintu ari byo nkurikira, wenda nibyo bizakunda. Ikindi kintu ni ukuba wiyemeje gukora igihe kirekire. Abantu bikora cyangwa se umuntu ufite business akora igihe kinini cyane kurusha umuntu ufite akazi. Umuntu ufite akazi arabyuka mu gitondo saa 3, saa 1, saa 2 akajya ku kazi, akagatangira saa 3 akarangiza saa 11. Nyuma ya saa 11 nta stress z'akazi wongera kumubaza. Ariko iyo wikorera ugomba gukora, uba ugomba kuba wizeye yuko uzakora hagati y'amasaha 12 na 16 ku munsi, kuko ni business yawe, ni wowe uzayiraninga, ni wewe umutima wayo, ni wewe fuel wayo, ni wowe itumiraniga. Nko imodoka ikenera essence, nawe business ibi ukeneye igihe kinini cyane kugira ngo uyimarane nayo igihe kinini cyane. Ikindi ni uko uba witeguye ama setback, uba witeguye kuba wahomba. Iyo ukora business cyangwa se na Forex trading, uba witeguye kuba wahomba. Forex trading ni umwuga cyangwa se ni career ibamo setback nyinshi cyane. Ushaka kumara igihe kinini urimo urawininga ariko discipline ukayibura, kuko ni business ikenera discipline cyane, ikenera kumanaginga risk cyane. Ubwo rero hari igihe bishoboka kuko n'abatrader benshi bajya baferinga, ushaka kujya gukanda buy ikaba sell, connection zikabura. Izo setback zose uba wizeye ko wahura nazo. No muri business bisanzwe haba harimo risk nyinshi cyane, hashaka kubamo imyuzure, akabamo ibiza bitandukanye, ugasanga business yawe ntago ikunze nkuko wabiteganyije. Inyungu wabonaga se ugasanga zisi nkaho zivuyeho. Ugomba kwizera rero. Ikindi kintu ugomba kuba ufite nicyo bita go to hell fund. Go to hell fund ni saving ugomba kuba ufite. Ubundi bajya bavuga ngo kuri statistic ngo umukire cyangwa se kugira ngo umuntu abe yumva ko ari safe, nuko aba afite hagati y'amafaranga yamutunga ubuzima bwe budahindutse, cyangwa ubuzima wamo nimba uspending amafaranga urugero 500 ku kwezi arizo spending zawe. Ubwo get here fund, ubwo ayo mafaranga ya saving aba ari ntakorwaho, aba ari na za emergency zose uba utagomba kuyakoraho. Abagomba kuba ara ugikube gatatu cyangwa se ukubye gatatu, ubwo na amezi 3 ukaba wabaho, washaka ikindi kintu wakora
kikaba cyagufasha mu buzima bwo busanzwe. Ubwo ayo mafaranga ubwo yaba ari miliyoni 3. Nubwo abantu benshi ibyo bintu batabishoboye pe, si weho wenyine, si no mu Rwanda honyine, no muri Amerika usanga abantu benshi babayeho ku buryo bwa paycheck. Ugasanga amafaranga binjije nayo batabasohora bijya kungana se, cyangwa bajya no muri minus. Ubwo rero nimba ushaka kuba smart, nimba ushaka kugira skills cyangwa kuba financial free, nuko ayo mafaranga ugomba kuya saving, kuko in case aragusupporting. Ikindi kintu ari nacyo cyanyuma, kugira ngo ushifting akazi kawe ka buri munsi ujye kuri professional runaka, wenda nkanjye ibyo nkora forex trading, ni ukuba uri able nyine yo kuba waba committed ku bintu byinshi cyane, ukaba washifting, ukaba wakora ibintu byinshi cyane aside y'icyo kintu ugiyemo, ukaba wagikora. Niyo mpamvu rero usanga abantu twikorera cyangwa se abantu bakora izindi kariyeri zitandukanye bari adjustable, bahindagurika cyane, bari bidaputinga kuri technology runaka. Ikindi ukaba ukeneye kwiyungura ubumenyi buri munsi, ugakenera kwiga buri munsi kugira ngo ya kariyeri yawe, kuko murabizi ko iyo uri wikorera cyangwa se business yawe ihora igira challenge nyinshi cyane, ugomba kuba updating. Murakoze cyane rero, ni icyo nawe ubwiraga. Nimba ushaka guhindura kariyeri cyangwa se ushaka kuba forex trader uri full, ikintu cya mbere nuko ugomba kwiga cyane, ukaba ufite profit wakoze cyangwa se waranije igihe kinini cyane, ukavuga ati I'm profitable trader, I can nabaho kunarenga kuri forex skills zanjye zikambeshaho. Niyo mpamvu wenda navuga ngo ngiye gushiftinga, ngiye kuva mu bindi bintu nakoraga njye muri forex trading. Sawa rero, murakoze cyane, nawe ubutaha. Ciao ciao.